Isaha iyo ariyo yose ufashe icyo bita indimu, iyo bita citron, yarangiza ugafata tugarukiraho gusa, ugafata za ngano zimise twavuze ejo, ugafata yitwa karoti, ukabibumbira hamwe ukabirya. Mukurikirane neza, indimu, karoti n'ibiko bitatu by'ingano zimitse, ubirya none, ejo ukabirya, ejo bundi ukabirya. Yarangiza iyo ubikoresheje iminsi 30 biryo utyo, kanseri aho yaba yihishe yose yaba ivuyemo. Ibibyimba nka tinere, benignes zitari maligne, ibyo bita myome, ibyo bita fibrome, ibyo bita kyste ovarienne, ibyo byose ibyo bintu nibyo bigenda bikabikuramo muri kino gihe. Nta kinini baguhaye, yarangiza ukagenda bakoresha ngibyo. Iyo uri kubyikingira ukoresha iminsi 10, waba ukeka ufite ubwoko bw'ibibyimba bitari kanseri ugakoresha iminsi 15, waba wikekamo kanseri ukabikoresha iminsi 30, waba wishidikanya ukarangiza iyo minsi 20. Aha ndatambutse, noneho singarukiraho gusa, ahubwo nkajya ku kindi nshaka ko nacyo nkivugaho, ngo nibura abantu bagerageza gukurikirana kandi bajya bumva bashaka kumenya, mwe kujya mugarukira hafi gusa, ahubwo mumenye nta mukino, kuko tugeze igihe cyo kumenya kwiza. Mu gitabo mfashe baranditse bavuga icyo bita ikigori, barandika bati les propriétés anticancéreuses du maïs sont discutées. Impaka z'uko ikigori nacyo gikingira kanseri zirahari. Ikigori nacyo gishobora gukingira kanseri. D'un côté, il contient des substances anticancéreuses. Mu ruhande rumwe barabisanze basanga kirimo intungamubiri zishobora gukingira kanseri. Bakivuze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakivuze muri Korea, bavuze henshi, ariko barangije baza kuvuga ibintu bikuru. Bavuze ngo un taux très bas de cancer d'intestin, de sein, de la prostate ainsi que de la maladie cardiaque. Barakurikiye basanga byo bise ngo le maïs engrais. Ikigori kiriwe ariko ari impeke zacyo, cyokeje, gitetse, ari impungure, ari popcorn. Popcorn ni bino mujya mubona bino bagurisha hanze, byokeje by'ibisate. Ni uburyo bwa gatanu bwo kurya ikigori, kuko ubuheruka ni kawunga, ni ubwa karindwi. Iyo niyo bucura y'ibigori. Mbese muri magufi, gukunda kawunga niko kwanga kubyara umwana wa mbere ukanga kubyara uwa kabiri, muzabyara bucura. Ibyo ntabwo mwamuzi ingorane yabyo gusa, ariko ikigori kiramutse cyokeje ukakirya cyokeje, ikigori ukakirya gitetse gikuze, ikigori ukakirya ari impungure, ikigori ukakirya kuriya bita popcorn. Iki kigori kiba kigiye kuzagukingira kanseri y'amara, kanseri y'amabere, ku bagabo bakingira kanseri ya prostate, ku bantu bose bikabakingira indwara y'umutima. Ibyo ariko umva nawe, ubuse wabishora utabanyamugi n'ingirwa abasirimu za none bumva no kuzamuka igitanda yiruhutsa, yahekanye isosa kumva yarushya imisaya. Ubure kumva yazarya ibigori ryari ngo yikingire kanseri y'iki, kanseri y'amara, kanseri y'amabere, kanseri ya prostate ku bagabo, n'indwara y'umutima abantu bakayikira. Igihe abantu bari kunyeganyega gato, yanyira cyo no muri dushe gusa gato cyane, yatingisika, yarangiza stroke, umutsi ukabuturitse, yarangiza bakajya guhamba byo mirwa gusa. Yaba rokose adapfuye ngo yarangiza ngo abaye paralize, izo bita za partie inférieure, yarangiza. Yabuna bavandimwe, uwakuragiza ubuzima bwawe bukakunanira ntiyakuragiza ubw'abandi. Ni ikibazo.